kugira ngo ugere ku isi hari ahantu byanze bikunze wabanje kunyura. Ndabizi ushobora kuba uri kwibaza aho hantu ahariho, ariko ndabizi igisubizo uragifite, kuko igisubizo nta kindi ni uko wabanje kunyura muri nyababyeyi, cyangwa se aho twakwita nko mu mura, ukamaramo igihe kingana n'amezi 9, cyangwa se gishobora kuba kiri munsi yayo, cyangwa se ukaba waranamazemo igihe kirenze ayo mezi 9. Aho hantu ni ahantu hafite agaciro kanini cyane kurusha n'ahandi hantu hose hari kuri iyi si ya rurema, bitewe n'uko ubuzima dufite, kuba dufite miliyari 7 z'abantu bari ku isi, tubikesha aho hantu. Niyo mpamvu mu gutangira iki kiganiro banza gusaba abantu bose mugafata umunota mugahereza ababyeyi agaciro, kuko naba agaciro gakomeye cyane, kuko nibo batumye tubasha kugera kuri iyi si ya rurema. Ni kubw'iyo mpamvu hano muri Imenye Mubyeyi, mwifashijwemo nanjye Munyanza Stefan, twabateguriye ikiganiro cyiza cyane cyerekana ubuzima bw'umwana amara amezi 9 ari mu nda. Ushobora kuba wibaza uti ni ibiki se tugiye kugarukaho, ariko igisubizo ni gukomeza gukurikirana iki kiganiro cyacu kuva gitangiye kugera gisoje. Ngira ngo mbanze nkwibutse ukore subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bitazagucika. Mu kubategurira iki kiganiro twifashishije ibitabo byinshi bitandukanye, twaba turi buze kubibereka mu mpera z'iki kiganiro. Si ibyo gusa kandi twagiye dukoresha n'ibigereranyo bitandukanye, aho murajya mwumva tuvuze ounces, ni ukuvuga ngo tuba tuvuze amagarama 28 n'ibice 3495, aho turakoresha pound biba bingana n'amagarama 453 n'ibice 59,837. Hanyuma aho dukoresha inches biba bingana n'amagarama na santimetero 2 n'ibice 54. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Nk'uko twatangiye tubibabwira, ntabwo umwana yabaho hatabayeho uguhura kw'intangangabo n'intangangore. Niyo mpamvu mu gihe cy'uburumbuke cy'umudamu, intangangabo amamiliyoni n'amamiliyoni yinjira mu gitsina cy'umudamu, hanyuma agasanga intangangore. Ku bindi bisobanuro, kumenya uko intangangore igera mu muyoborantanga, wakurikirana ikiganiro twabagejejeho ubushize gisobanura ku mihango. Iki gihe rero intangangabo amamiliyoni n'amamiliyoni yinjira mu gitsina cy'umudamu, hanyuma akirukanka, aba afite umuvuduko w'ikirenga, akiruka cyane asanganira intangangore. Yahageze birahura. Iyo bimaze guhura, umuyoborantanga ubifasha kuba byagera muri nyababyeyi cyangwa se mu mura, aho umwana akurira. Ibi bikaba bitwara igihe kingana n'iminsi 10. Iyo bimaze kuhagera, bitangira kugenda byiyubaka kugira ngo ubuzima bube bwatangira. Mu kwiyubaka bikaba bitwara iminsi igera kuri 4, yakiyongera kuri ya yindi 10 ikaba iminsi 14. Iki gihe nta gice na kimwe cy'umwana kiba cyagatangiye gukorwa. Hanyuma nyuma y'iyi minsi 14, ku munsi wa 15 yigabanyamo ibice 3. Hari igice cy'inyuma mu ndimi z'amahanga bita ectoderm. Iki gice cy'inyuma kikaba kivamo ibice byinshi bitandukanye, harimo uruhu, imisatsi, intoki ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Igice cyo hagati kikaba kivamo imiyoboro y'amaraso ndetse n'umutima, hakavamo imitsi, hakavamo amagufwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Hanyuma igice cy'imbere cyo kivamo inzira z'ibiryo, inzira z'ubuhumekero, umwijima ndetse n'ibindi. Iki gihe nibwo umwana ahita atangira gukura.
gihe ni nk'aho twavuga yuko ibice byinshi by'umwana bitangira kugenda bibaho cyane cyane mu mpera z'icyumweru cya kane. Hanyuma kuva ku cyumweru cya kane kugera ku cyumweru cya munani, ibice bitandukanye by'umubiri bibaho, harimo impyiko, amagufwa, amaraso agatangira kugera mu mitsi cyangwa mu miyoboro yayo, umwana agatangira kuba yakora muvoma cyangwa se kuba yazenguruka, ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo no kuba umwana atangira kugaragara ku cyumweru cya gatandatu muri ultrasound cyangwa se nk'aho mwita muri ecography. Ku mpera z'iki cyumweru cya munani rero, iki gihe umwana aba yaramaze kubaho, ibice byose byaramaze gukorwa, hanyuma ikiba gisigaye ni uko ibyo bice bikomeza kugenda bikura, haba mu bunini ndetse no mu gihagararo. Impamvu twakoresheje ririya reme twagiye tubabwira cyangwa se biriya bigereranyo, ni uko dushaka kugira ngo tubasobanurire uko umwana aba ameze nyuma y'icyumweru cya munani, ubwo ni ku cyumweru cya 9 kugera ku cyumweru cya 12 bigenda gute. Iki gihe umwana ashobora kuba yatangira kuba yamira, ashobora kuba yakihagarika, ndetse ashobora kuba yafata igihe runaka akaruhuka, ndetse n'igihe cyo kuba yakora. Hanyuma ku cyumweru cya 13 kugera ku cyumweru cya 16, iki gihe nibwo tuvuga ko yatangiye kubaho, umwana aba yatangiye kuba yakumva, cyangwa se mwaba muri ahantu mu rusaku akaba yarwumva. Iki gihe uburebure bw'umwana bukaba buba buri hagati ya inches 8 kugera ku 10, hanyuma ireme ryiwe rikaba ringana na ounces 6. Ku cyumweru cya 17 kugera ku cyumweru cya 20, iki gihe umudamu atangira kumva umwana yonka cyangwa se inda yonka, umutima w'umwana utangira kumvikana dukoresheje stethoscope, hanyuma icyo twita nka ranugo cyangwa se ibintu bimeze nk'imisatsi bigatwikira umubiri w'umwana. Amaso yiwe ashobora kuba yabona urumuri rumuritswemo imbere muri nyababyeyi. Uburebure bw'umwana buriyongera cyane kugera kuri inches 12. Nimvuga inch, mumenye yuko mugomba gufata bwa burebure twari twavuze bungana na 2.54 bw'amagarama, hanyuma ugakuba 12. Ku cyumweru cya 21 kugera ku cyumweru cya 24, iki gihe haboneka ibintu bimeze nk'ibivuta birinda uruhu. Ibihaha nabyo bigatanga icyo twita nka surfactant kugira ngo bitume ibice by'inzira z'ubuhumekero bikora neza. Iki gihe umwana mu bihugu byateye imbere ashobora kuba yabaho, ariko akenshi rwose ntabwo ubuzima bukunda kubaho. Ku cyumweru cya 25 kugera ku cyumweru cya 28, umwana akomeza kuba yakumva mama wiwe avuga, akagira igihe kidahindagurika cyo kuba yaruhuka, ndetse n'igihe cyo kuba arimo arakora. Nimvuga gukora, ni igihe rwose uba wumva inda yawe yonka. Igihe uburebure bw'umwana buriyongera kuva kuri inches 14 kugera kuri 15, ireme naryo rikiyongera kugera kuri pounds 2. Iki gihe umwana rwose ashobora kuba yabaho igihe yaba avutse akitabwaho. Ku cyumweru cya 29 rero kugera ku cyumweru cya 32, iki gihe habaho gukura cyane, ndetse umwana akabona ubwirinzi buturutse kuri mama wiwe, hakabaho ukubikwa kw'amafati cyangwa se ibintu bimeze nk'amavuta imbere mu ruhu. Uburebure bw'umwana bukiyongera
kuva kuri inches 16 kugera kuri 17, n'ireme ry'umwana rikiyongera kugera ku mapawundi 4. Iki gihe rwose tuvuze ngo umwana iki gihe avutse yabaho ntabwo twaba tubeshye. Ku cyumweru cya 33 kugera ku cyumweru cya 36, iki gihe umutwe utangira guhindukira, icyo twita nko gucurama, ibihaha bigakura cyane, uburebure bw'umwana bukiyongera kugera kuri inches 18, ireme ry'umwana naryo rikiyongera kuva kuri pound 5 kugera kuri pounds 6. Iki gihe kurusa 100 zo kubaho rwose ziba zihari. Ku cyumweru cya 37 tuzamura, iki gihe nibwo tuvuga ngo umubyeyi ashobora kuba yabyara, igihe cye cyarageze, umwana adakeneye ubundi bufasha. Iki gihe uburebure bw'umwana buba bwariyongereye kuva kuri inches 19 kugera kuri inch 21. Ireme ry'umwana naryo ririyongera kuva kuri pounds 6 kugera kuri pounds 9. Nituvuga inches mujye mumenya yuko ari ugufata nk'are 21 ugahita ukuba santimetero 2.54. Ubwo urahita ubona santimetero umwana wawe aba afite. Nituvuga pounds mumenye ko ari ugufata amagarama 453 n'ibice 59,837, hanyuma ugakuba pounds 9 dushorejeho.